Muraho neza Banyarwanda banyarwandakazi, mbifurije amahoro ataramagumirane. Ni mwande nimugire Imana n'amafaranga. Njyewe baramutsa ndi umusizi Rutikanga Rwogoga bicumana wa macoma canye mudatengwa biteka singwa birasingwirwa n'urwo gwenda zibukira ndi kagapfubye karerwa n'utundi. Ngaye nguko rero bayi kaze rero mu kiganiro cya none, aho tugiye kuganira ku nsigamugani y'ibiti ageze mu gahinga kayihande. Iyi ni insigamugani yamamaye mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Ni nayo mpamvu rero nifuje yuko tuyitaramiraho maze agati kagaturika akandi kakamera. Uyu mugani rero ubundi bawuciye babonye umuntu uri mu kaga yabuze epfo na ruguru, nibwo bagira bati ageze mu gahinga kayihande. Uyu mugani waturutse kuri Ihande, se wabo wa Cyilima wari utuye mu mpinga ya Gitima, aho ni Rutobwe muri Gitarama, ahasaga mu mwaka w'1300. Ubwo Nkorokombe nyirarume wa Ruganzu Bwimba yamaze gutinyirira ingoma avuga ko yazanye amagara, Ruganzu yararakaye cyane maze atabara Bucengeri mu gisaka kitaraganya n'amana zimubereye umutabazi. Aribyo byavuyemo umugani ngo umusindi yarinze akarwa. Ibi byatumye Ruganzu asubiza intumwa ya nyina amutumyeho ngo nagaruke yatabare nyirarume. Yaramubwiye ati, genda ubwire uwo mukobwa w'umusingakazi uti umusindi yarinze akarwa rwose. Ni nayo nkomoko rero yo kudasubira ku ngoma kw'abasinga babyaranaga abami n'abanyiginya. Byaturutse kuri Ruganzu Bwimba watabaye ari umubira. Umubira ni umuntu utarabyara, ubwo ni umwami utarabyara. Uyu rero Ruganzu Bwimba icyo gihe yatabaye atarabyara, icyekoza yari yarasize umugore we atwite inda y'uburiza ariyo yabyayemo Cyilima. Nuko ubwo Nkorokombe yabanaga n'umwana yareraga w'umunyiginya cyangwa w'umusindi, uyu mwana yitwaga Ihande. Ariko Ruganzu dore ko yatabaye Ihande amaze kuba umusore kuko bari baravukiye igihe kimwe. Ruganzu rajya gutabara Bucengeri yasize araza se wabo Cyenge yuko abasinga batazasubira ku ngoma, amuraga nuko umwana we azavuka batazamuha ubwami. Yarageze ati niwe uzabwiha. Ubwo kandi Ruganzu ajya gutabara yari yaratumye kuri Ihande aramubwira ati ngwino dutabarire ingoma yacu. Nuko Nkorokombe abuza Ihande aramubwira ati ikinga kinge agende maze wowe usigare. Nuko Nkorokombe rero ababujije umuhungu wafatwaga nk'uwe, uwo ni Ihande, gutabarira ingoma. Ngaye nguko niyo mvano rero y'umugani wamamaye mu Rwanda ngo umunyiginya mutindi atinyirira ingoma kandi ari iyabo. Ibi ngibi rero byakomotse kuri Ihande wanze gutabarana na Ruganzu Bucengeri kandi bavinda imwe rwose. Nuko Ruganzu amaze gutabara Bucengeri agwa mu gisaka, maze ingoma y'u Rwanda isigaranwa na se wabo Cyenge. Ubwo mwene Ruganzu amaze kuba ingaragu, abahigi bajyana na se wabo Cyenge bajyana guhiga, maze bica impungu bayigiraho impaka. Umwe ati ninjye wayishe, undi ati ni yanjye urabeshya. Maze baraza baburanira Cyenge n'abatware birabayobera. Hagati aho rero ubwo baburanaga Rugwe nawe yari ahari, maze Cyenge n'abatware be barakeceka babuze uko baca urubanza. Nibwo Rugwe umwana wa Ruganzu akaba imfura ya Ruganzu cyangwa uburiza bwa Ruganzu yabajije Cyenge n'abatwara ati mbese ubundi habuze umugabo n'umwe wabibonye ngo abakize? Ngaye nguko. Maze rero abiru bararebana birabayobera, maze bati umwana yakuze, ubwo amaze kumenya guca urubanza akwiye kwimikwa. Ibi byatewe nuko mbere Rugwe atarabaza umugabo wari uhari ntibyavugwaga rwose. Imvuga igira iti zana umugabo wari uhari byatangiwe na Rugwe umwana wa Ruganzu. Ubwo rero ijambo Ruganzu wabwiraga se wabo Cyenge yuko atazamuhera umwana ubwami ari uzabwiha riba riruzuye. Rugwe amaze kwima bamubwira abantu bahemukiye asajya gutabara Bucengeri, bamubwiramo Nkorokombe akaba ari sekuru kwa nyina, bamubwiramo na Ihande akaba ari se wabo. Yaratuye mu mpinga ya Gitima mu Busekera, aho ni muri Gitarama. Rugwe amaze kubyumva anyaga Ihande, abuza abajya kumusura, amubuza no kujya kuvoma. Nuko
Ihande agwa mu mpinga ya Gitima yishwe n'uruhato. Nibwo bahise agahinga ka Ihande. Hanyuma ariko ibyo kuhita mu mpinga ya Ihande babivanyeho ku ngoma ya Rwabugiri ku mpamvu z'imiterekero, bahita mu mpinga ya Gitima kugira ngo umuzimu wa Ihande acogore. Ariko rubanda rero ntibareka kubivuga kugeza n'ubu. Iyo babonye umuntu babaye cyane yabuze epfo na ruguru bagira bati ageze mu gahinga ka Ihande, cyangwa se usanze wabo ntamwiteho bakagira bati yajyagayo kwenda icy'ubundi ko ari mu gahinga ka Ihande. Ubwo rero baba bacyurira Rugwe wicishije se wabo inzara ikamutsinda mu mpinga ya Gitima, ari naho bise mu gahinga ka Ihande. Kugera mu gahinga ka Ihande bivuze iki? Bivuze kubura epfo na ruguru ntugire icyo wiyambaza. Ku makuru arenze aya ngaya wasura rutebezamacumu.nyamibwa.com. ngayo nguko banyakugira Imana rero ndabashimiye cyane kuba mwabanye nanjye kuva ikiganiro gitangiye kugeza gisoje. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka ni mutengamare. Chari na kayinamura atumva mwese mubwire n'abandi ugitona cyakare kare cyane mwitabika muzinzi karosagara mwitabaka muzinzi kandi muhurire mu rugerero. Ibarabwiranye bose burakeye ni mu gitondo, barahamaganye abafite amagare barayajana, ariko ntiyari yagakwiye